Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Tunasalimu katika jina la Yesu Kristo. Dushimira Imana yongeye kutwirizaho. Tunashukuru Mungu anayeacha tunaishi tena. Kaboneka kuri umugoroba nk'abazutse. Tunapatikana jina leo kama anayefufuka. Twese twari twaryamye. Juu sote tulikuwa tunalala. Imbabazi z'Uwiteka. Juu ya rehema za Mungu. Mu gitondo cy'uyu munsi. Napata alfajiri ya siku leo. None duhaye n'ikigoroba. Napatia na jioni. Izina ryayo ni hagati. Jina lake lipewe sifa. Mu gihe kibi kiruhanije. Usiku mbaya inayochokesha. Kirimo no kubura abacu. Kama na kukosa wetu. Uko bamwe bagenda batizeye. Ni juu wamoja wanaenda wasioamini. Hari abari kwigaba. Lakini kuna wale wanaoenda mapema. Ngambo ya hapa tutawaona. Kwa tunaambiwa ukweli. Mtu akikomesha kazi zake anaenda kupumzika. Na wale wanapumzika aruka sinziri na anasinzia. Hariho n'unyaga ubugingo bwe. Kuna wenye ananyanyua uzima atazongera kubona ukundi bila kupata tena. Ko Daudi yaravuze ati Daudi alisema ati ubugingo bwabo nafsi zao buzareba basokuruza tazama wababaku batazareba ku muco ukundi wataangalia nuru ariko abana b'Imana watoto wa Mungu iyo basinziriye baba biteze gukanguka uri wa muco rero kugoroba bazawubona bari kumwe natwe wakikuwa pamoja nasi tuzasanganira umwami wacu kirere burya nibo bazatumanziriza iyo watatutangulia ese ugizeye nkacu kama mimi dusoma amagambo maneno ya Mungu. Arabari Yosuwa kwa kitabu cha Yosuwa 10:14 Yosuwa sura 14 urahera ku murongo wa 6 kuanzia mstari wa 6 amagambo asa naho ari maremare na kwa kama ni marefu turagerageza kwihangana tutajaribu kusubiri. mbese twahageze twese turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abayuda baherako basanga Yosuwa i Gilugali na Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati tuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nje nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi i Kadeshi y'i Barineya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari turi i Kadeshi y'i Barineya. Mose umugaragu w'Uwiteka anduma kuja gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabesha. Ariko bene data twajanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Jeweho ndomatanya n'Uwiteka Imana yanje rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanje rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka watumye mara iyo myaka kuko ari 45 kuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshikije imyaka 85 ubu ndacyafite imbaraga. Izo mbaraga nzifurije abera kuko nari mfite urya munsi Mose yanyoherejeho, kuko imbaraga zanje zameraga ku rugamba tabara ngatabaruka na n'ubu niko zikiri cyangwa izo mbaraga zikaba kubera. None umbe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye mbirukane kuko yavuze cyangwa ukirukana abanzi kuko Uwiteka yabivuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Cyangwa gakondo y'abera ikabamo jambo. Nicyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune umuke
nasi na bugingo n'ubu kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Kandi Heburoni kera hitwaga Kiriya Taruba. Aruba uwo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kurusha abandi. Nuko igihugu gihabwa ihumure. Amen. Manuka muka tukubone ko waduhaye isezerano. Manuka muka tukubone ko waduhaye isezerano. Amen. Mwami wa Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ikiza indwara, uri Imana itagira igicucu cyo guhinduka, kuko wari ejo no kuri na none, kuko wakizaga kera na none uracyakiza data. Mushiki wacu ahagaze ku gicaniro, dore nguyu ndamukuzaniye, ikiganza cyanjye kiranduye, ndakwinginze mu manza wacu heza. Ubwo rero ikiganza cyanjye cyanduye, uze umukozaho ikiganza cyawe. Uko wakizaga waravuze ati uzarambika ibiganza byanyu ku barwayi bazakira. Ntabwo turavuga ngo ukize mushiki wacu, izina ry'Imana Yesu. Urwayi abadayimoni bari kumwataka, ukomeye n'akakozi baravuga ngo urwayi bose ni dayimoni. Abadayimoni bose turabacyashe, izina ry'Imana Yesu. Kiza mushiki wacu, ahaguruke yemye, urwayi bwafite turabwirukanye, abadayimoni bamuteye turabacyashe.
Twongeye gushimira Imana. Naongeza kushukuru Mungu yatubereye mutabazi kwa kuwa alikuwa mtetezi tangu zamani, tangu sasa akingana tenda. Aliyetenda ile wakati na sasa akingana tenda katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama unaamini hivyo, lakini nilikuwa naomba waaminio tujue ya kwamba kando ya maisha tunawekewa maisha ingine, tena maisha ingine tunawekewa maisha mapya. Kwa Biblia takatifu inatuambia kwamba tutarudia maisha mapya, vijana vizuri kama wanatai. Sijue kama unavipenda. Twifurije kuzahabwa ubwiza, twifurije izo mbaraga, twifurije kuzahabwa ubutoya bw'ubukizu. Kandi hariya hakurya nta musaza uzabonekayo, nta mukecuru uzabonekayo, ahubwo hazaba hariyo abasore n'inkumi. Uko Biblia itubwira neza yuko turi abahungu n'abakobwa b'Uwiteka, ntabwo turi abasaza n'abakecuru b'Uwiteka, ahubwo turi abahungu n'abakobwa. Ijambo ryawe azawurimo. Twasomye amagambo y'Imana. Tunasoma maneno ya Mungu gitabo cya Yoshua. Inapatikana mu gitabo cya Yoshua. Burya niwe wa wundi twababwiye. Yoshua ndiye ule tuliwaambia. Wa wundi wahagaritse izuba. Ule alisimamisha urugamba rwari rukomeye. Wakati vita ilikuwa makali. Afite ijambo ry'Imana muri we. Kandi yahagazemo neza. Icyo gihe rero ari ku rugamba, burya yaratabaye n'umurimo w'Uwiteka. Abandi ananiwe kubanesha, ubw'imbaraga Uwiteka yari yamuhaye, aravuga ati wazuba we, avuga ngo hagarara, nawe wamweziwe hagarara, kuko abanzi baracari. Ubw'imbaraga z'Uwiteka zari ziri muri Yosuwa umuhungu wa Nuni, ariko wahatoranijwe umukozi w'Imana, ahagarika izuba n'ukwezi, maze amanga yanesha abanzi. Umuyaga ugomba guturuka iburasirazuba, ubundi ugaturuka iburengerazuba, ubundi ugaturuka ikusi, ubundi ugaturuka ikasikazi. Ariko Uwiteka umufite mu mutima wawe urashobora guhagarika umuyaga, ugahagarika imvura, ugahagarika umuriro, maze abanzi ukamanza wabasikiza. Maadui unawapiga kwanza. Sinzi niba uri kubyumva neza. Kama unasikia vizuri. Uyu Yoshua niwe wavanye Shitimu n'Abisirayeli. Kama vetuambia maze bageze kuri Yorodani, arababwira ati nta muntu n'umwe ukwiriye kwambuka, ahubwo icyitegererezo cy'uko turambuka turamanza kwitunganya. Nta muntu ukwiriye kuja mu nzu y'Uwiteka batatitunganyije. Ntawagera imbere y'Imana ahagereye kwitunganya. Byari bisobanuye ngo bari bari gusabira urugendo rwabo kugira ngo Imana ibabere umurinzi muri uru rugendo. Mwene data, muri uru rugendo mushiki wanje waba uteraniye munsi y'igisenge cy'iyi, ni ukumanza warusengera mbere y'uko wabuka, ni ukumanza usengesha mbere y'uko urya, ni ukumanza usengesha mbere y'uko uryama, ni ukumanza usengesha mbere y'uko ufata urugendo wanze kuhomba, kugira ngo Imana ikubere umwishingizi. Mungu akwe musimamizi wako. Ndio niba muri kubyumva. Imana barakumva neza mu izina rya Yesu Kristo. Hari amagambo turasanga mu gitabo cya Rusi, asa nayo twasomye ku gice cyaho cya mbere, duhereye ku murongo wa 14, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Naomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kuko aho uzajya ariho uzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanje.
imana yawe niyo izaba imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, ntihagira ikintandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujana nawe arorera kubimubwira. Amen. Aya ni amagambo asa nayo twasomye ruguru. Haya ni maneno nafanya kama tulisoma juu. Huyu ni Yoshua. Huyu ni Yoshua. Nawe ni Rusi. Huyu naye ni Rusi. Yoshua yeye alisema eti jewe mimi zomatana nitashirikiana ambatana zomatana ni parole na neno. Rusi nawe ati nzomatana na nao ambatana na nao. Burya reka kubwire Mbache kwambie ni womatana n'ijambo ry'Imana ukareka mwene urukuruhira ubusa. Niba ushaka kwamatana n'ijambo ry'Imana manza ukunde mwene womatana na mwene so wona mwene so mube umwe, hatari mu buryarya, hatari mu buriganya, hatari mu kubesha, mukuri kandi uko kuri kw'Imana. Orupa yanza kubimbyara aravuga ati nje ndacyari muto, ndacyari agakume, ntabwo ibyo ntorabyihanganisha. Subiyeyo Rusi waravuga ati uyu mukecuru namubonye mu ijambo, iryo jambo ni iry'Imana kandi haranditswe ngo uwanga mwene se ni umwicanyi. None ni mwana nkamusiga w'amaharoni na Kiriyoni na Elimeleki bapfuye, nanjye nimusiga azasigarana nanjye. Twasize ba shangazi mwiza, twasize ba muyomba mwiza, twasize ba data mwiza, twasize ba data wacu mwiza. Abo dufite ni bashiki bacu n'abene data. None nitubanga turasigara n'iki cyangwa uko amatara na mwiza zo Imana ibibahe mu izina rya Yesu Kristo. Turaganira ijambo rigira riti gutura mu ijambo. Gutura mu ijambo ntabwo ari gupfa kwicara, ntabwo ari ugufata Bibiliya uvuge ngo njyewe mfite Bibiliya, yewe uye mu ijambo. Jamais. Ntabwo byakunda, ahubwo gutura mu ijambo gukora ibyo ijambo rivuze. Gutura mu ijambo ukugana nk'uko ijambo rivuze. Ntabwo uzagenda witonze kugira ngo abakobwa nibakureba babone ko wahukana agaseke keza, wabaha umufurere mwiza kandi mu mutima urakabana. Ntabwo byakunda, bisabye ngo were mu mutima kandi were n'inyuma. Uzakurebaho wese avuga ati uyu ni mwene data wiringirwa. Uzakureba avuga ati uyu ni mushiki wacu wiringirwa. Ibyo uvuga n'ibyo ukora bisabye ngo ibe returusi, bibe bisa. Abongereza nibo bavugaga ngo biramashirisha, bibe biri maci, byose bibe bisa, bikuwe sawasawa. Naho niwambara umwenda w'uruhu nijoro maze kumanyuka kwambara umwenda wera bikakubwira ngo uri kureba ubusa. Uzavuga uti mbese kuki mukurikirana umuntu mugakurikirana n'ibyo akora? Impamvu dukurikirana ibyo ukora n'ibyo ugenderaho ni ukugira ngo tuzaragane, kandi ibyo uvuga n'ibyo ukora ni ngombwa tubikurikirane. Dufashe parole, dufashe parole tugasanga uri inyuma yacu, tuzakubwira ngo mwene data wataye inzira, garukira Uwiteka nawe azakugirira ibambe kandi azakubabarira. Uzasohokana ibyishimo n'umunezero uri wa munsi Imana nivuga. Urugendo ruzabaye mwene data. Orupa aravuga ati nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka Imana izabimpora. Nanjye ndakubwira nutandukana na mwene se ugatandukana na mushiki wawe, ntakabuza ibi byanditswe bizagusohorera. Ariko nubana na mwene se ukabana na mushiki wawe, ibi byanditswe nabyo bizagusohorera. Kuko byanditswe ngo abizera basangiraga ibyabo no kumanyagura umutsima hamwe no gusenga. Ntabwo bamanyagura mu mutsima ngo hirya yaho bajya kurangura, ntabwo bajyaguranaga ngo bajye kumanyagura umutsima, ahubwo ni ukuganirira ijambo rivuze. Ni ukwibukanya iby'ijambo, ni ukuganira ijambo, tukagenda nk'ijambo. Ese waba uteraniye hano waba ubyemeye ntacyo?
bavuga ngo ibyo biturutse ku muntu ariko biri mu ijambo biri mu wese azavuga ngo Imana irafasha kurinda burya kumbe gutura mu ijambo kuishi ndani ya neno ni ukurikomereraho kulishika nguvu. bakubwira ngo Wakikwambia iwacu kwetu pastor wacu ni umugore mchungaji wetu ni mke, azi guhanura azi kubwiriza uwo muntu uzamubwire ngo tsindwa Paulo ati nanga ko umugore yigisha cyangwa bategeka kuvuga arongera ati mu materaniro y'abera wanawake nyamazeni Garija wabyanditse ariko ko byanditse kama vile vinaandikiwa naje kubisorusa na napiga zabituramo uko byanditse kama vile vinaandikiwa mu materaniro y'abera abagore wanawake baceceke ariko mu materaniro y'abantu bareke ntibashake bafata impano bavuge kuko abahanduye Uwiteka ntabwo akorerayo ahubwo Uwiteka akorana n'abera akorera mu bera gutegeka kwa kabiri Kumbukumbu la Torati ibice 30 murongo wa 20 sura ya 15 wihuse na dusomera wa 20 kubarikisha tusemeye gutegeka Kumbukumbu ibice 30 murongo wa 20 sura 30 mstari wa 20. Amen. Kumatana n'Uwiteka Kukumbatiana na Bwana ni gutura mu jambo ni kuishi ndani ya neno. gutura mu jambo Ni kuishi ndani ya neno. gutura mu jambo Kuishi ndani ya neno. ni kumatana n'Uwiteka Kukumbatiana na Mungu. gutura mu jambo Kuishi ndani ya ni neno. kumvira Uwiteka Kutii Mungu. sawa rugeze Sibari kwa kunafika. ukunde mugenzi wa ukunde Uwiteka Imana yawe uyumvire uyifatanyeho akaramata Kushikamana naye ubugingo bwawe no kurama kwawe kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye abasokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azakibaho. Amen. Amen. kubaha gutura mu jambo Kuishi ndani ya neno. ni ukubaha Uwiteka Kutii Bwana. ukomatana n'ibyo yavuze Kufuatiana venye ukuvuga ngo alisema. wowe n'ijambo ukwiriye kuba umwe kuko nawe ari umwe n'ijambo kuko Imana na jambo ntabwo wabitandukanye nawe mukristo na jambo rero bisabye ngo ube mukristo kuko uri uwa jambo uri uwa Kristo Kwa Kristo. yiba uri umukristo nuko uri uwa Kristo abakristo rero bakwiriye kuba muri Kristo bakaba ibyaremwe bishya Viumbe vipya. ngo ukabana karamata Naishi naye. n'iryo jambo kugira ngo uzabone kuramira mu gihugu Mwinchi. Uwiteka yarahiriye Alilapia. Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azakibaha. Mbese icyo gihugu ni ikihe? Mbese ni igihugu cya hano muri Amerika? Mbese ni muri Dawuni? Ahubwo ni igihugu cy'i Kanani, atari Kanani ya hano ahubwo Kanani yo mu ijuru. Twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu ku mwuka ndetse no ku mubiri kuko tumwita sogokuruza, ariko tuzaragwa igihugu cy'i Kanani. Kanani yahe? Kanani yo mu ijuru. Abari Kanani yo mu Misiri, abari Kanani y'abajya muri Egiputa barebaga, ahubwo hari Kanani y'abikiwe abizera, aho tuzatura, aho badapfa, aho badasaza, aho batagira inzara.
gutura mu jambo kuishi ndani ya neno lake, ukumwubaha ukamwumvira ukishakira weho aho uzatura ndetse aho uzatura ni hahandi yarahiriye Aburahamu akarahira Isaka akarahira Yakobo aho ni umwana w'Imana azatura azagira umugisha ngo tuzatura kuri Yesu. Imana yabyandikishije ntabwo yibesha kandi ibyo yandikishije aracyabitekerezaho na mbere y'uko abyandikisha yamanje yabitekerezaho. Mbese iyo Mana murayizeye yabikoze ntihatuye. Turi kuganira ngo tunazungumza ati gutura mu ijambo kuishi ndani ya neno. Abayuda baherako basanga Yosuwa Gilugali na Kalebu mwene Efuni Umukenani aramubaza ati mbese ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nje nawe? Yarari kumwibutsa Alikuwa anamkumbusha. Wibagiwe icyo Uwiteka yakuvuzeho kabati Unasema kwako ndugu. akiguhamagara Wakati alikuita. yarakubwiye wowe numurikira uzabicara mu ijuru kandi byakera byagikora byose bizaba birangiye wowe witwa umuhungu wanjye Anaisha. akabibwira Mose Aliambia Musa, umuntu w'Imana mtu wa Mungu, turi Kadeshi y'Imbarine Barnea. icyo gihe bari maze imyaka Ile wakati bado fanya miaka 40 40. gonone kuva icyo gihe dore kikiri imyaka 85 ndacyafite imbaraga kuko nari ndifite cyagiye. Niyo mpamvu nabwiye abera kuko wahamagawe za mbaraga wari ufite umunani mpaka leo imbaraga wari ufite uzikomerereho atagira ikikunyeganyeza bihaza umuyaga ubwire ngo urikiye umurinzi Nafuata mchungaji. wampamagaye uwo kwizerwa kandi azambiza nihaze nkuba uyibwira uti wakubawe iyo wahinda ntashobora kuganira ngo Tunazungumza eti gutura mu jambo kuishi ndani ya neno. gutura mu jambo Kuishi ndani ya neno ni ukuvuga ukuri ni kusema ukweli. tuzatinye kuvuga ukuri Usiogope kusema ukweli. ntabwo ubizi Hakujui. wibagiwe icyo Uwiteka Kazi sauti yakuvuzeho anasema ndi kumwe nawe kuna pamoja na wewe, hamwe na Mose pamoja na Musa. umugaragu w'Uwiteka aka kandi urabyibaza Sasa hivi unasahau. wibagiwe ko tuzazamuka Kama utajikulima. none ni mu bihe abapagani bizagenda bite Itakuwaje? ko kuzamurwa ari ibyawe ndaganda kuzamurwa akaba ari iby'abashiki bacu none ko bagiye mu nzoga Ndani ya pombe. ko Imana itazashyikira abazimu Hata uzagenda ute itakuwaje? tuzagenda dute sibe muhiririmba Pia mnaimba. bisabye rero kuko tuzagenda nibuka icyo Uwiteka yatukoze nitumara kubyibuka tugatura muri iryo jambo twiringire kuzamurwa kuba neguranye kuba dukanye kuba baye umwanzi wa bene dada wibagiwe icyo Uwiteka yatukoze akabibwira njye nawe ahubwo umugaragu w'Uwiteka Mose turi i Kadeshi y'Imbarine tuzi ko icyo gihe nari mfite imyaka 40 none ubu ngubu nkaba ncikije imyaka 85 gifite izo mbaraga kugira ugutondabaruka kuba ngubu simama imara dada simama imara ngubu turi hafi kwambuka hatagira ibigutera ubwoba dufite isezerano iyaduhamagara
maze murabye maze dufanye Sijue kama mnasikiliza. dore Uwiteka watumye mari imyaka 85 nkuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshikije imyaka 85 ubu ndacafite imbaraga kuko nari mfite urya munsi Mose yanyohereje uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara igihe nari mfite imbaraga Wakati ndikunda kurwana n'abana wadui. abo bandi babarwana nabo abatsinda none n'uyu munsi niko gikiri twabwiraga abapagani ko babuze ariko ubu turi kubatira wayi Kwa nini? nubona mwenyezwa ari gukora ibyaha Tunafanya sana. bakubwira ngo wabaye umupagani amara w'Imana ukora ibyaha umwana w'Imana ashobora kugwa mu cyaha ariko ntabwo yakora ibyaha Fanya dhambi. gukora ibyaha mbese ni Fanya dhambi ni nini? kurara bagambiriye ko bajya gusa kuraja gutabagura kabagenda Nenda kukatakata. mu gitondo ukabishyira mu bikorwa ugafata umutabuka utyaza wamara kuwutyaza kare kare yemeye Yo mapema mapema. ungure niga generaranye umugambi ko umusarije nawe Leo mimi na wewe. ibyo ni ibyaha Ile ni dhambi. usifanye dhambi kwa makusudi Ni mukora ibyaha kwa kushaka. nukora ibyaha Kwa kuwa ukifanya Ushake. dhambi kwa makusudi. ntabwo kubwira Bila shaka nakwambia ukweli. Uwiteka arababwira ati Bwana anawaambia mugende muje kurwana Nendeni ariko muje kurwana. nimugerayo batagira ikintu cyahamuzaga bazanye Hagagi bazana n'amapinzi bazana n'intama Leta na makondoo. ajya byagenze bite Nilikuwa je? mbifurije imbaraga mwabera Nawapenda nguvu wewe watakatifu. kizo karamu yarabite kizo Yosuwa yarabite kizo Mose yarabite kuri wa munsi kugira ngo igihe nikigera tuzasangane umwami wacu agatwaranesha Rusi ati Lucy anasema eti njyewe mimi winyingingira kugusiga usini no gusubira iwabo kurudi Moabu. nasize parembe ahubwo nzasubirana nawe i Betelehemu nje ndajyana nawe i Betelehemu wa mukobwa wanjye kuri kureba cyane kugenda mu zabukuru kugenda kibyara naho nagira ibyiringiro muri iri joro nkabona umuhungu ibyo byatuma umutegereza ngo azakubere umugabo namubwira ngo njyewe Imana nabonye muri wowe izambera umugabo umugabo wanje Maharoni yarapfuye umugabo wanje Kiriyoni yarapfuye none umugabo w'abapfakazi izina rye ni Yesu Kristo kandi uwo ni wo wizeye ntacyantandukanya nawe bana na bene Samweli bana n'abashyira bawe amahoro igihe cyo gutandukanya na bene se uzapfa atari urupfu Kama sasa kifo. akagiye gutandukanya na mwene se akagiye gutandukanya na mushiki wawe uzaba upfuye kandi nupfa ntabwo uzazukira ubugingo Utafuka jua uzima. utiko duteye ubwoba Bado unatisha. bene Aroni babiri Haruni wawili, bene Aroni watoto wa Haruni wawili. Uwiteka yari yaravuzanyije turamenyesha Bwana alikuwa anawakataza kuabudu sanamu. baragenda baja kurahura umuriro Wanaenda wanaenda kushomba. Uwiteka atabategetse wengine. maze umugaragu w'Uwiteka arabasengera Hata mtumisha Mungu avuga ati akawaambia. Wale watarombora ubwo muriro ubatwika ile moto waruguza. nta n'umunota Hakuna dakika. umuriro abatwika Moto kawaruguza. ahubwo afata icapa yo kubirukaho bari batatanye bagiye kure kubera ubwoba Bibiliya iri kumbwira ngo ababibonye bose bariruka kuko bamurira ino teraniro bose mugakura imishwara mubonye igitangaza Imana ikoreye hano mwirinde rero Shazari sasa. anje nirinde Shazari. kugira ngo Imana yacu nigaruka ujya gushyira umugeni uzasanga ari umugabo utagira ikiziga cyangwa umwanyanya kuko imbaraga zawe zari zimeze ugitangira azaba ariko ziba n'uguheruka wirinde gusubira inyuma ahubwo ukomeze imbere
kugaruka ku mwami wacu kuratwegereye ijambo tuba turi kuganira niringo gutura mu jambo gutura mu jambo ni ukomatana n'ijambo ry'Imana gutura mu jambo ni ukuvuga ukuri gutura mu jambo ni ugukunda bene so gutura mu jambo ni ugukunda bashiki bawe nukora ibyo nta kabuza uzashaka abateranye mwese